Noheli nziza bavandimwe bene data dusangiye kwizera. Noheli nziza ku bakuru n'abato, Noheli nziza ku bashumba bacu, Noheli nziza ku bana. Uwiteka Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turizera yuko yagenze neza, nubwo mu bisanzwe bizwi bimenyerewe ko Noheli yakabaye imeze, abantu bajya gusenga, abantu basohoka bagirana ibirori ahantu hatandukanye. Ntabwo byabaye, ariko impamvu nyamukuru ya Noheli ni uko twibuka ivuka rya Yesu Kristo waje gutangira urugendo rwamuganishaga mu gutamba ubuzima bwe kubw'ibyaha byacu. Uyu munsi tukaba twitwa abana b'Imana kubw'igitambo gikomeye Yesu Kristo yatanze ku musaraba. Nta cyaduca intege rero. Umuntu yayizihiza mu buryo butandukanye. Bayizihiza basenga bashima Imana, biyirije, birashoboka ntibabuze. Ariko byose ni uko Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Niryo shimwe nyamukuru na aniveriseri ya Yesu Kristo. Tubaye ikaze rero mu iteraniro ryo ku cyumweru, igitondo cy'umugisha. Imana ibahe umugisha, ari twebwe abari hano, worship team na media team, ari namwe abadukurikirana ku koranabuhanga. Tubaye ikaze twese. Imana ibahe umugisha. Tugiye gushimira Imana kandi iteraniro ryacu Uwiteka abagirire neza. Mana nkuru kandi ikomeye, Mana yahozeho nta na kimwe kiraremwa, Mana iramira ibyaremwe byose tuguha icyubahiro. Ijambo riravuga ngo ni wowe unyuranya ibihe n'imyaka, niwe washyizeho ibihe Mwami Imana yacu Uwiteka, kandi ubinyuranyiriza kugira ngo Mwami Imana ishobora byose abantu bagushake bakabakabye. Mwami ugena ibihe kugira ngo tugire Mwami Uwiteka uko tubara igihe runaka gihise n'igihe gishya twinjiyemo, tubone uko Mwami Imana ishobora byose Data twakwisubiramo cyangwa twakwiha izindi ngamba mu mitima yacu, zaba izo mu buzima busanzwe cyangwa iz'ubusabane nawe Uwiteka n'ingabo. Tugushimiye izi mpera z'umwaka turimo kuganamo, tugushimiye ko wabanye natwe waraturinze Mwami. Mana ishobora byose, mu mwaka wabaye umwaka ukomeye, ariko turagushima ko twabonye ukuboko kwawe kwiza Mwami. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kongera rero guteranira imbere yawe Mwami, ari twebwe abari hano, ari na bene data badukurikirana, dufatanije Mwami kukuramya Mana dukoresheje ikoranabuhanga. Yemerera Mwami muri iki gitondo amajwi yacu yongere kugirwa ijwi rimwe, azamuka imbere yawe Mwami, akubere umubavu ukubumbira neza Uwiteka. Wishimire kuramya kwacu kuri iki gitondo, wishimire kwatura ibyiringiro kwacu muri iki gitondo Uwiteka Mana Data. Uwiteka Mana ishobora byose, maze utwoherereze Mwami Imana umwuka wawe wera ndetse n'ijambo ryawe Mwami, byongere kubaka imitima yacu Data byiringiro bizima. Mwuka w'Imana tuguhaye ikaze, Mwuka wera turakwiyeguriye kugira ngo uganze kandi utegeke. Icyubahiro n'ikuzo bihabwe Data mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo. Amen kandi amen.
We greet you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ. We believe you had a wonderful day of celebrating Christmas. The birth of our Lord Jesus Christ is significant to those who believe. And we are, of course, coming to the end of the year 2020. But each one of us can really say that 2020 has been a rough year. Because really we experienced hardships because of this pandemic. Well, the 2020 was not, the reason why 2020 was tough is not only because people died. Because in the many years, in wars, in genocides, people have died in big numbers and in one concentrated place. And also, it's not only because people lost businesses or people couldn't meet. Those things have always happened in large numbers. But the uniqueness of 2020 was all those problems happening all over the whole world at the same time. Meaning that the whole world was at standstill because of one major problem. Everyone all over the world was fighting the same problem. That makes it unique so much. Of course, people people died and people got sick. Even others are still sick up to now. That was unique, but the uniqueness of it was the fact that it was all over at the same time. And to me, when I look at that, I see it tells me much more of how our world is broken and needs someone to repair it. Because for many years, for centuries of years, we've gone through, we've witnessed evil things happening, pain happening, suffering happening, problems happening to people, and you wonder how long this one is going to take. Of course, the governments and the business people and all people try to put together their efforts to find a solution for the world, but it is not, the problems are not ended at all. Turabona amareta arimo kugerageza pe gukemura ibibazo bagashiramo ingufu ndetse n'ubucuruzi buhambaye bugashiramo ingufu ariko ntabwo turimo kubona akaga gahagarara karimo kubera muri iyi si. Yes, some problems are reduced, but they are not stopped at all. Yego hari ibibazo bimwe bikemuka ariko ntabwo birangira. Security brings peace at some point, but again it does not stop people from dying. Umutekano utuma abantu bagira amahoro ariko nanone ntabwo utuma abantu barekera gupfa. Medicine brings some relief, but again advancement in medicine has not stopped death and the occurrence of diseases and these other kinds of pain. Ubuvuzi buhambaye buzana ihumure runaka bugafasha n'abantu kwa bakoroherwa ariko nanone ntabwo butuma ntabwo buhagarika ibirwara bikomeye n'ibyorezo kuza. The only point where we find an explanation or a good place to hang on is through the Word of God.
ahantu honyine tubona ibyiringiro aho wakwegamira ni mu ijambo ry'Imana. Because the word of God has already predicted all these things to happen. Kubera ko ijambo ry'Imana biba byaravuze ibi byose tugira tubona biba. Right from the fall of humanity after Adam sinning, this was a curse that was pronounced on all over the whole world. Kuva umuntu yacumura Adamu amaze gukora icyaha, umuvumo ukazanwa ku muntu ndetse ugakwira no mu isi. Pain came, death came, diseases came, and the Bible explains the problem but does not end there. Twabonye akaga kaza mu isi, indwara, urupfu, kubabazwa. Bibiliya irabisobanura ko ntabwo igarukira aho ngaho. The Bible does not end on only the problem, but it also gives the way out of this situation. Bibiliya ntabwo igarukira ku kuvuga ibibazo gusa, ariko isoza inaduhereza ibyiringiro. And this is what we are going to see together in the book of Matthew chapter 2 verse 13. Ibyo rero nibyo tugiye kureba mu gitabo cya Matayo ibice bibiri guhera ku murongo wa 13. Matthew chapter 2 verse 13. Matayo ibice bibiri guhera ku murongo wa 13. Matthew is writing about the presenting Jesus as the Messiah promised to come and bring a solution to our world. Yandika kuri Yesu agaragaza ko ari we Mesiya isi yari itegereje kugira ngo icungurwe. From verse 13 he says, "Now when they had gone, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, Get up, take the child and his mother and flee to Egypt, and remain there until I tell you, for Herod is going to search for the child to destroy him." So Joseph got up and took the child and his mother while it was still night, and left for Egypt. He remained there until the death of Herod. This was to fulfill what had been spoken by the Lord through the prophet, "Out of Egypt I called my son." So when Herod saw that he had been tricked by the Magi, he became very enraged and sent and slew all the male children who were in Bethlehem and its vicinity, from 2 years old and under, according to the time which he had determined from the Magi. Then what had been spoken through Jeremiah the prophet was fulfilled. A voice was heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children, and she refused to be comforted, because they were no more. But when Herod died, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph, and told him, "Get up, take the child and his mother, and go into the land of Israel, for those who sought the child's life are dead." So Joseph got up, took the child and his mother, and they came into the land of Israel. We may end there. Bamaze kugenda, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati, "Byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice." Nawe aherako arabyuka ajyana umwana na nyina nijoro, ajya muri Egiputa, agumayo ageza ubwo Herode amaze gutanga. Ubwo ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo, "Nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa." Herode abonye ko yatengushwe na ba banyabwenge, ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose bari i Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwaho, bamaze imyaka 2 n'abatarayimara, nk'uko yagereranije igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge. Nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya byasohoye ngo, "Induru yumvikaniye i Rama yo kurira no kuboroga kwinshi, Rasheli aririra abana be, yanga guhozwa kuko batakiriho." Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari mu Egiputa ati, "Byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isirayeli, kuko abashaka kumwica bapfuye." Arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya Isirayeli. Ariko yumvishe yuko Arikelayo yimye i Yuda ahase Herode, atinya kujyayo. Abwirizwa n'Imana mu nzozi ajya mu gihugu cya Galilaya, atura mu mudugudu witwa i Nazareti, ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bisohore ngo azitwa Nazareti. So when we look at what Matthew is saying in these passages, First of all, you have heard it several times being repeated that this was to fulfill what was prophesied before.
twabonye bigenda bisubirwamo ukuntu byagiye bivuga ngo ibi byavugiwe kugira ngo ibyanditswe bisohore ngo. So Matthew, in other words, is linking Jesus and connecting him to prophets who lived hundreds of years before Jesus came. Turabona Matayo yandika ahuza n'amagambo y'abahanuzi bagiye bahanura babayeho imyaka ibihumbi byinshi cyane mbere yuko Matayo abaho. In other words, Matthew is trying, from this book of Matthew, he's trying to present Jesus as the promised Messiah who was to come to set free the world. Matayo yandika kuri Yesu yamwanditse agaragariza yuko niwe Messiah twari dutegereje kwisi hose. When we talk about the Messiah who was waited for, who is this person? Iyo tuvuze Messiah wari utegerejwe ni muntu ki? This is the person who had been predicted in Genesis chapter 3 verse 15 when God pronounced a curse upon the woman and or the humanity and the serpent. Uyu nuwavuzwe muri mwitangiriro ibice bitatu ku murongo wa 15 aho Imana yavugaga umuvumo ugiye kuba kubera Adam na Eva bamaze gucumura. Because of disobedience and rebellion against the supreme authority, there was a consequence, which was a curse. Kubera Adam na Eva bari bamaze kugomera ubuyobozi bw'ikirenga bituma rero kubera kutumvira Imana haza umuvumo. God says that from now on there is going to be enmity between the seed of the woman and the seed of the serpent. Imana yaravuze ngo hagiye kuba urwangano hagati y'imbuto y'umugore hamwe n'imbuto y'inzoka. And this enmity was aimed, this war was aimed at ending the crookedness or the fallenness or the brokenness of the world that we are seeing today. Uru rwangano rwahanuwe n'Uwiteka kugira ngo bizashireho iherezo y'ububi tubona burimo kubera muri iyi si. Because the world we see today is a consequence of the brokenness of sin. Kuko isi tubayeho ibayeho ubu buzima bubi ni ingaruka y'icyaha. So that is the Messiah. Throughout the Bible story, when you trace it from Genesis, you see everyone is waiting upon someone who will come and deliver us. Uyu niwe Mesiya tubona guhera ku bice bitatu by'itangiriro abantu bagenda bavuga bategereje ni uyu nguyu. So through the time in history they were waiting for someone who will come. Mu mateka ya Bibiliya bari bategereje umuntu uzaza. And then in this passage we have read, we are going to see two important things. Muri nkuru tuvuye gusoma tugiye kubona ibintu bibiri by'ingenzi. Number one, we will see that Satan fights God's plan to set free humanity from sin and its consequences. Ingingo ya mbere tugiye kubona ukuntu iteka ryose Satani arwanya umugambi w'Imana wo gucungura kiremwa muntu kuva mu cyaha. Always Satan is fighting against God's plan to save humanity from sin and its consequences. Iteka ryose Satani arwanya umugambi w'Imana wo gucungura umwana w'umuntu kuva mu cyaha no mu ngaruka z'icyaha. Why? Because the enmity was proclaimed before. Kubera iki? Nuko hahanuwe cyangwa hamamajwe urwangano rugiye kuba hagati y'imbuto y'umugore na Satani. So Matthew presents Jesus as that Messiah who has come, who will change world history. Matayo rero aravuga Mesiya uzaza agahindura amateka y'isi. So he says from verse 13 and verse 14. Turabona kuna muvugaho kuri umurongo wa 13 na 14. Matthew tells us that when Herod had heard about the birth of the Messiah, turabona aho Herode amaze kumva kuvuga ko umwami wacu Yesu Kristo. Before verse 13, he plans to kill the born king. Atangira umwanya kujya imigambi yo kwica uwo mwami wavutse. How do you kill a baby king who is nowhere? How Herod knew something that made him fear this baby. Turibaza ikintu cyatumye Herode atangira kujya umugambi wo kwica uyu mwami ukiri umubebe wavutse. Ikigaragara nuko hari ikintu kidasanzwe yarazi kuri uyu mwana w'umwami wavutse. Because they can't tell you that there is a born king and you believe, oh, that is a king, therefore I must fear. No.
ntabwo wakumva ngo hari umwami wavutse ngo utangire utinye utangire no gutegura kumwica. But Herod knew something that we cannot, of course, see here. But of course, when you read well, you see that Herod knew something. Ariko ikigaragara Herode hari ikintu yarazi kidasanzwe ku mwami wacu Yesu Kristo. Aha ngaha ntabwo babigaragaza ariko ikomeje gusoma urabibona. But before, in the verses come before, he said when he had that he saw the Magi, the wise men from the east. These were usually known as kingmakers in the east. These are the people who enthroned their kings in the east. So they came and said, "We have seen the King of the Jews. We want to worship him." Herode abonye abanyabwenge baje baramubaza ati twaje kuramya umwami wavutse ari hehe abayavukiye hehe. That one gave him a message because these wise men were kingmakers. They were like boys, the men who approved every king in the eastern from their land. Aba banyabwenge nibo bashiragaho abami mu yandi magambo nibo bashiragaho abami mu Iburasirazuba. So Herode rero ababonye yahise amenya ibyo ari byo. And then second thing that it shows that Herod knew something was he called all the priests, all the people to explain to him about that. Kandi ikindi kitwereka ko Herode hari ikintu kidasanzwe yarazi kuri uyu mwami wacu wavutse nuko yahise ahamagara abatambyi n'abanditsi baze bamusobanurire ibyo kuvuka ku mwami wacu. And they came, they told him that this was prophesied. They quoted again what Micah prophesied years ago. Baraje bamubwira ibyo umuhanuzi Mika yanditse imyaka myinshi cyane. So now when Herod brought together the prophecy and the wise men information they are bringing, he knew that this is serious. Someone is going to take my throne. Amaze gufata ibya abatambyi bamubwiye hamwe n'ibyo abanyabwenge bamubwiye yahise yumva afite ubwoba aravuga ati ibi bintu ntabwo bisanzwe uyu muntu aje gutwara ingoma yanjye. So he plans to kill that baby. Apanga umupango wo kwica rero uwo mwana. Otherwise you can't just hear a baby born and they tell he's a king and you just begin trying to kill him. You must know something that causes you to think that is true. Ntabwo wakumva ngo umwana w'umwami cyangwa umwana ugiye kuba umwami yavutse ngo bigutera ubwoba uretse hari ikintu kidasanzwe uzi uwo mwana azakora. So but when he planned to kill, the Bible tells us God saw it and he told Joseph, take the baby away. Apanga kumwica Imana isanga Yosefu mu nzozi aramubwira ngo hungisha umwana umujyane muri Egiputa. And then while Herod is waiting for the wise men to bring back report and tell him we saw the baby born is here, that is the time when he's waiting, just distracted by that. God uses that for the escape of Jesus to Egypt. Muri wa mwanya Herode yarategereje abanyabwenge kugira ngo baze bamurangire aho uwo mwana yavukiye. Uwo mwanya n'Imana yakoresheje kubwira Yosefu ngo nahungisha umwana mutware muri Egypt. And they fled to Egypt. Barahunga bajya muri Egypt. But what is important on verse 15, he says that this was to fulfill that I called out of Egypt I called my son. Ariko ibingo byandikiwe cyangwa byakorewe kugira ngo ibyahanuwe bisohore ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Matthew is saying that Jesus was taken to Egypt and so that this will fulfill what had been prophesied by the prophets that out of Egypt I called my son. Matayo arimo aratubwira ngo Yesu yajyanywe muri Egiputa kugira ngo ibyanditswe bizasohore byavuzwe ngo nahamagaye umwana wanjye kuva muri Egiputa. And what this the fleeing of Jesus to Egypt was not out of fear of Herod, but it was symbolic that God was trying to say something to us. Guhunga kwa Yesu ngajye muri Egiputa suko yari yatinye Herod. Oya ahubwo no kugira ngo ibyanditswe bisohore bivuga ko yahamagaye umwana we kuva muri Egiputa. It was a symbol of something that God was communicating to us because Herod was not something big that God would fear. Ni ikimenyetso kidasanzwe Imana yarimo kuvugana n'imitima yacu kubera ko ntabwo Yesu yari atinye Herod. So what does it mean that out of Egypt I called my son? Bivuze iki se ngo nahamagaye umwana wanjye ave muri Egiputa? This was prophesied by prophet Hosea. This is in chapter 11 from verse 1. Hosea says that out of Egypt I called my son Israel. Ibi ngibi tubona hano byahanuwe n'umuhanuzi Hosea
mu gice cya 11 guhera ku murongo wa mbere avuga ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. So when he calls that out of Israel, out of Egypt, I called my son, this is a symbolic trying to show us, because throughout the Bible, the Son of God, Israel was referred to as the Son of God. Kuko turebye muri Bibiliya tubwira ngo Israeli ni imfura y'Uwiteka. And also, again, it refers to Jesus as the Son of God. Kandi nanone na Yesu akitwa imfura y'umwami y'Imana. So then he links Israel and Jesus, the Son of God. Turabona huza Israeli hamwe na Yesu Kristo umwana w'Imana. In other words, Jesus is symbolizing Israel. Turabona Yesu ari ikimenyetso cya Israel. What is Israel? Israel ni iki rero? God, from Genesis chapter, after he determined that I'm going to save the world from the power of Satan, Imana imaze kujya umugambi wo gucungura kiremwa muntu kuva mu mbaraga z'umwanzi. he calls Abraham chapter 3 and says, come, I will bless you, I will bless you, become a great nation, and through you all nations will be blessed. Turabona Imana ihamagara Abraham ivuga ngo nzaguha umugisha ndetse muri wowe nzakugira n'ishanga rikomeye. And then that has always been a plan. How is Israel going to be a blessing to all nations? Kuva icyo gihe rero wari umugambi w'Imana kugira ngo Israeli ibe umugisha ku mahanga And for yose. Israel to be a blessing to all nations, it must be a nation that is following God. Kandi kugira ngo Israeli ibere amahanga yose umugisha nuko yagombaga kuba ishanga ryubaha amategeko But at y'Imana. this time of Jesus, Israel is not following God. Ariko kuri iki gihe cya Yesu Kristo Israeli ntabwo yubahaga But God Uwiteka. had promised that there will become a seed of a woman. Ariko Imana yari yarahanuye yarasezeranye ko imbuto y'umugore He will crush the seed of the serpent. izamenagura umutwe wa Satani. So now Jesus is presented by Matthew in that sense. Rero Matayo yanditse Yesu amutugaragariza muri ubu buryo. That Jesus is the promised seed of woman Ko Yesu ni imbuto yasezeranijwe y'umugore who is coming as Israel uje nka Israeli to start a new exodus. kugira ngo atangize kuva ko muri Egypt gushasha. Atangize iyimuka Misiri rishasha. Amen. So Jesus is the promised seed of woman, Yesu ni imbuto y'umugore the yasezeranijwe, promised Messiah, umesiya wasezeranijwe, who everyone has been waiting for, buri mwe wese yarategereje, who will come to rule on behalf of God, uzaza akayobora ku ruhande rw'Imana, and through whom all nations will be blessed. kandi binyuze muri we amahanga yose agahabwa And umugisha. then he says that out of Egypt I called my son. Kandi bikavugwa ngo nahamagaye umwana wanjye kuva muri So Egiputa. Jesus flees to Egypt Yesu ahungiye muri Egiputa to signal that God is starting a new exodus. bigaragaza yuko Imana itangije iyimuka Egiputa rishasha. Because Egypt was a place of slavery. Kubera ko Egypt cyari igihugu cy'ubucakara. People were living in misery. Abantu babayeho ubuzima bwo kubabara. They were living under harsh conditions like the world of today. Babayeho ubuzima bukakaye nk'isi y'uyu munsi tubayeho. Today we are living in harsh conditions because of the effects of sin. Kino gihe tubayeho mu buzima bukakaye kubera ingaruka y'icyaha. There is no way to stop death. Nta buryo buhari bwo guhagarika urupfu. There is no way to stop pain. Nta buryo buhari bwo guhagarika There is no way akababaro. to stop wars. Nta buryo buhari bwo guhagarika There is intambara. no way to stop all pestilences, pandemics, they keep on coming. Nta buryo buhari bwo guhagarika ibiza. But one day, Ariko umunsi umwe this will come to an end. ibi byose bizashirwaho iherezo. Who will come bring it to an end? Ninde uzabishiraho iherezo? The ruling of God, Ubwami bw'Imana which will be through Jesus Christ, buzazanwa binyuze mu mwami wacu Yesu who is Kristo. the promised seed of woman, Ariyo mbuto y'umugore who will yasezeranijwe. bring an end to the rule of the serpent, Buzaza agashiraho iherezo ry'ubuyobozi bw'inzoka. and he will crush, that is the crushing of the head of the serpent. Ariko gushwanyaguza umutwe w'inzoka. The whole world will experience eternal peace. Isi yose izagira amahoro y'iteka So ryose. now Jesus is the new Moses. Rero Yesu ubu ngubu niwe Mose mushasha. Because the way Matthew pictures him here, Kuko uburyo Matayo amushushanya he relates him with Israel and also with Moses. aramushushanya
ashushanya na Israeli kandi na Mose. Because Jesus is also hunted to be killed by the king, Kuko Yesu nawe arimo arahigwa ashaka kwicwa which was n'umwami. the same thing that happened to Moses. Kandi ibyo nabyo byabaye kuri Mose. And Moses flees, Mose arahunga and then he comes back kandi arongera aragaruka. when those who were hunting him were already dead. Abamuhigaga bamaze gupfa. The same thing happens to Jesus. Ibyo nibyo byabaye no kuri Yesu. Jesus flees Yesu arahunze to symbolize that message that God is telling us, kugira ngo atwereke ikimenyetso cy'Imana yatwerekaga. and then he comes back when his enemies have died. Akagaruka abanzi be bamaze gupfa. So Jesus is the new Moses, Yesu niwe Mose mushasha. initiating the new Exodus. Arimo gutangiza iyimuka Misiri rishasha. The new Exodus is not only to Israelites alone, Iyimuka Misiri ntago ari irya aba Israeli gusa, but it is to everyone who is in slavery. ahubwo ni irya buri umwe wese uri mu It is bubata. to everyone who is under the oppression of the world problems. Birareba buri umwe wese uri mu kaga, urimo kuba mu kaga ko muri iyi si. And it's a fulfillment of what God promised. Kandi ni birimo gusohora iby'Imana yavuze. That Abraham, through you, I will bless all nations. Ati nyuze muri Abrahamu amahanga yose azahabwa The umugisha. curse will be broken, Umuvumo uzakurwaho and the blessing will flow out. kandi umugisha uzatemba. But that one must happen until that will happen into the promised land. Ariko ibyo byose bizasohora tumaze kujya mu So gihugu right cy'isezerano. now, Kugeza ubu ngubu Jesus initiated the Exodus. Yesu yatangije iyimuka Misiri He's rishasha. telling people, you who believe in me, come and we go. Arimo arahamagara avuga ati mwebwe abanyizera nimuze tugende. Come follow me. Munkurikire. I'm calling you out of Egypt. Ndimo ndabahamagara ngo muve muri Egiputa. Let's go Muze tugende. to the promised land. Tugende mu gihugu The promised land cy'amasezerano. will be the kingdom, the reigning of God on earth. Igihugu cy'amasezerano ni igihe ubwami bw'Imana buzaba bwaraganje ku isi burimo kuyobora isi The hose. kingdom of God has come through Jesus, Ubwami bw'Imana bwaraje buciye mu mwami but wa Yesu Kristo. it is not at full effect. Ariko ntabwo buraganza neza. Not because God has failed, Atari uko Imana yananiwe, but because of his timing. ariko ni ukubera igihe cyayo. There is a timing of God Hari igihe cy'Imana which he follows, ikurikira and we will see it coming to an end. kandi tuzabibona bisohora. So then Matthew is presenting Jesus as this Messiah who has come to redeem people from captivity. Matayo rero aratwereka Yesu waje nka Mesiya twari dutegereje kugira ngo aze akure abantu kuva mu bucakara. But Herod rises up as the seed of the serpent to fight against the seed of the woman, Jesus. Ariko Herode arahagurutse kugira ngo arwanye imbuto y'umugore kuko Herode yari imbuto ya Satani. Remember, we've seen that Satan always resists God's plan. Mwibwe ko twabonye ko iteka ryose Satani agerageza kunaniza umugambi w'Imana. So he tries to resist and fight, but he will not overcome. Agerageza guhaguruka ngo arwanye atunanize ariko ntabwo azigera He atsinda. fights the plan of God. Arwanya umugambi w'Imana. But he's not smart enough to know that God knows anything before you plan it. Nta bwenge agira kuko ntabwo azi ko Imana iba yabonye byose mbere yuko bitangira no So when he gukorwa. plans it, God makes a way. So Satani iyo yateguye gukora ikintu Imana ishiraho inzira. But we see how he inflicts pain on these young babies in this period, in his area of Bethlehem and the surrounding places. Turabona akaga kagwiriye i Betelehemu utwana tw'uduhungu tw'imyaka 2 ndetse n'abari bari hafi kugeza imyaka 2 barimo gupfa. Herod was fond of killing people. Herode yarazwiho kwica abantu. History says that he executed his sons who he thought they were trying to take away his power. Amateka avuga ko Herode yishe n'abana be kuko yatekerezaga ko aribo bashobora kuzaza bakamutwara ubwami. He thought that they were attempting a coup, and he executed them. Yibwiye yuko bashaka kumukorera kudeta. He also killed his wife. Yica n'umudamu we He also yakundaga killed cyane. many people who he thought may have any connection to the kingdom of Israel. Ndetse n'abantu yarazi ko bafitanye isano n'ubwami bwa Israel abo bose yarabisha arabamara. So that he may retain power. Kugira ngo agumane ubuyobozi.
what we see in Herod is a picture of the true rebelliousness of the seed of the serpent. iyo tubonye Herode turabona ishusho nyayo yo kwigomeka kwizoka mu buzima bwe. And this fruit of the seed of serpent, which is rebellion, is what is always wanting to work in our lives as well. Imbuto yo kwigomeka yari muri Herode iteka ryose natwe tuyisanga mu buzima We bwacu. always want to resist anything that is called leadership. Iteka ryose twisanga dushaka kwigomeka ku kintu cyose cyitwa We ubuyobozi. don't want to be accountable to anything. Ntabwo dushaka umuntu wese uduhereza amabwiriza. We want to be accountable to ourselves. Turashaka ko ari twe twenyine twibwiriza icyo gukora. And then we pass that on also to God. We don't want God to speak anything to our lives. Ndetse n'ibyo tukabikora no ku Mana tukumva ntabwo dushaka ko Imana igira ikintu We na kimwe want to kuvugana live natwe. independently of God. Turashaka kwiberaho turi banyamwigendaho ntabwo dukeneye So Imana. this was Herod. Uyu rero yari Herode. And in Herod we see ourselves. Mu by'ukuri muri Herode natwe turibonamo. And what will be our end if we keep on resisting the kingdom of God or resisting the ruling of God? Ndetse tukabona n'amaherezo yatubaho mu gihe dukomeje kwigomeka ku Mana. So we see the next point is that God's ultimate plan will always prevail irrespective of rebellion. Indi ngingo tubona nuko umugambi w'Imana uzasohora iteka ryose naho haba kwigomeka gute. Because humanity tries to rebel against God. Kuko kiremwa muntu iteka ryose agerageza kwigomeka ku Because of the influence of the seed of the serpent. kubera kuganzwa n'imbuto ya Satani. And then he wants to be rebellious against whatever is called God. Kandi kiremwa muntu agashaka kwigomeka ku cyitwa Imana cyari cyo cyose. So that is why we always find all these kind of things happening. Evil, wars, things that come as that, they come as a result of rebellion. Niyo mpamvu tubona hari intambara, hari ubwicanyi, hari ibintu bibi byinshi cyane. Iyo byose ni ingaruka yo kwigomeka ku But God has given it time, on his timeline has given it time to and chance to repent and obey God. Ariko Imana yatanze igihe cyuko abantu bakwihana bakabireka. Hari igihe runaka yatanze. That's why he came by himself in the image of the human being. Niyo mpamvu Imana yihinduye umuntu ikaza ku isi. So that he may come and show light to people. Kugira ngo Imana ize yereke umucyo abantu. That people may understand that you are in the wrong place. Move away. Come. Let's go to the promised land. Kugira ngo abantu basobanukirwe ko yuko aho bari ari ahantu habi cyane bakwiye kwimuka bakajya mu gihugu cy'isezerano. Our sinfulness is compared to Egypt because you cannot deliver yourself from your sinfulness. Ibyaha byacu bigereranywa no kuba muri Egypte kubera ko ntabwo wowe ufite imbaraga zo kuba wakwicungura. We needed a new Moses who comes and save us, give us the power to break out of our slavery, which is sin, and come to the new Exodus that leads to the promised land. Twari dukeneye Mose musha kugira ngo aze aducungure kuva mu bata bw'ibyaha. So this is Jesus who comes as the new Moses. The plan of God has to prevail no matter what. Rero Yesu niwe Mose musha waje kuducungura kandi umugambi w'Imana uzahoraho naho haba kurwanya kumeze gute. Herod tried to kill the young baby Jesus. Herode agerageje kurwanya kwica umwana Yesu. But he didn't succeed at killing Ariko him. ntabwo yashoboye kumwica. He tried to do it, but he never. Yaragerageje ariko ntabwo yabishoboye. But what happened to Herod? Ni biki byabaye kuri Herode? He can only do as much as God allows him to live. Herode yakora ibice ashobojwe yakora mu gihe Imana kimuhaye amahirwe yo kubaho. Mbese icyo Herode ashoboye gukora ni ikingana n'agahe Imana kimutije. So but other than that, Herod came to an end. Ariko Herode yaje gupfa. Because we see it as the Bible is telling us from verse 19 that when Herod died, ko turabibona ku murongo wa 19 ngo Herode amaze gupfa, the one who was a threat ended. Wa wundi wari uteye abantu bose ubwoba yaje kurangira. And also God told Joseph, rise up now, go back, because those who were hunting for the child are dead. Umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi aramubwira ati
ati byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isirayeli kuko abashaka kumwica batakiriho. I want to repeat that God's plan will always prevail. Ndashaka kubisubiramo ngo umugambi w'Imana uzahoraho iteka. Because the reason why it will prevail, impamvu umugambi w'Imana uzahoraho, number one, God is powerful. Imana irahambaye. And He set the timelines. Kandi Imana ni ishiraho igihe. And the prophecies have been fulfilled. Kandi ubuhanuzi bwagiye busohora. So, if we can't believe that God is powerful, rero niba tutizera ko Imana ihambaye, at least we can believe that what was predicted was fulfilled along the timeline of God. byibura twizere ko ibyahanuwe byagiye bisohorera mu gihe cy'Imana nk'uko yari yabiteguye. God's plan must prevail. umugambi w'Imana rero uzahoraho. Then Jesus was brought back. Yesu aragaruka muri Israel. So we see that as long as Herod had planned to stop him, he never succeeded. Nubwo Herode yashatse kumwica ariko ntabwo yigeze abigeraho. But through, of course, in all of this we saw pain happening, many babies dying. Ariko muri icyo gihe nabwo turabona harabaye akaga kenshi, iminja abana benshi barapfuye. There was what we can call a mini genocide against kids. Turabona harabaye genocide y'abana. That is the evidence of evil and sinfulness in this world. Iki ni ikimenyetso cy'ingaruka y'icyaha byaje mu isi. So when he dies, Jesus comes back. Yesu aragaruka. Herode amaze So gupfa. when he came back, amaze kugaruka the Yesu, Bible tells us that they realized that Archelaus was ruling on his behalf of his father Herod. He was ruling Judea and Bethlehem. bamenye yuko Harikalayo yimye Yuda aho se Herode yarari. Then Joseph said, I think it is not safe to go to Judea because Archelaus, this was the son of Herod, who was also malicious like his dad. Joseph aravuga ati ndumva atari byiza ko tugenda i Yudaya kuko umuhungu wa Herode nawe ameze nka se, reka twe kujyayo. Then they went into the region of Galilee, which is Nazareth. Bahitamo kujya Galilaya mu mudugudu w'i Nazareth. And of course Nazareth was also under one of the other son of Herod. Nazareth nayo yari iyobowe n'undi mwana wa Herode. This was called Antipas, was the one who was ruling the region of Galilee. Uyu bamwitaga Antipase niwo wari uyoboye agace k'i Galilaya. But it seems for him was not as malicious as his father. ariko ikigaragara we ntabwo yari afite umutima mubi nk'uwa. So God can use anyone to accomplish his plan. Rero Imana yakoresha umuntu wari we wese kugira ngo isohoze umugambi wayo. But then his plan will prevail no matter what. Ariko umugambi w'Imana uzasohora uko byagenda kose. Jesus came to save us from the slavery of sin. Yesu yaraje kugira ngo aducungure kuva mu bubata bw'icyaha. So that we may start an exodus that goes to the end of the rule of the seed of serpent. Kugira ngo dutangire kubaho mu buzima bw'iyimuka Misiri risha kandi dushireho iherezo y'ubutware bwa Satani. As we go through pain and suffering and things that threatens us, uko tugenda duhura n'akaga n'indwara n'ibidutera ubwoba, we know that we have a brighter future. ariko turabizi neza ko ejo hacu ari heza. We know that we have a good ending. tuzi ko tuzasoza neza. So whatever comes today ibyo byose biduhura will nabyo not discourage us. ntabwo bizaduca intege. Like Paul says, nk'uko Pawulo avuga that the suffering and pain of this short time ngo ukubabara n'akaga by'iki gihe gitoya cannot be compared to the glory that we'll have in his kingdom of God. ntabwo byagereranywa n'ubwiza tuzabona nitugera So mu no ijuru. matter what we are going through today, rero tutitaye ku byo turimo guhura nabyo brothers muri and kino gihe, sisters, we have hope for a better future. bene data dufite ibyiringiro bya ejo hazaza One heza. day, pain and suffering will come to an end. umunsi umwe akaga kubabara bizarangira, We'll experience total peace, tuzabona amahoro yuzuye, uninterrupted peace and flourishing. amahoro adahungabanywa ahoraho. But this will not be for everyone. ariko ibi ntabwo bizabera buri umwe wese. It will be for everyone who responded to the Exodus and is moving. aya mahoro azabonwa n'abantu bemeye kwakira iyimuka rishasha kuva muri Misiri. In other words, it will be
upon those who are among the seed, following the seed of the woman Jesus Christ. aya mahoro azabonwa n'abakiriye umwami Yesu Kristo ari we mbuto y'umugore wasezeranijwe. They will be invited into this kingdom that will have no end. Bazatumirwa muri ubu bwami butagira iherezo. Prophets said about this. Abahanuzi barabivuze. Moses said about it. Mose yabivuzeho. All the prophets said about it. Abahanuzi bose babivuzeho. And all people were looking unto the kingdom that will come, kandi abantu bose bari bahanze amaso kureba ubwami where peace and joy will be celebrated forever. aho amahoro n'ibyishimo bizahoraho iteka ryose. We will not go through any pandemic by then. nta byorezo bizaba bigihari. We will not go through any pain and sickness by nta then. ndwara nta kubabara nta We will kaga. not lose our loved ones. ntabwo tuzongera gupfusha. There will be no enmity. nta rwangano ruzaba ruhari. There will be uninterrupted peace and joy. hazaba ari amahoro adahungabanywa. There will be every good thing of enjoying the goodness of our Lord. tuzabona ibyiza byose umuntu yatekereza binyuze mu mwami wacu Yesu Kristo. Therefore, rero bavandimwe, live today as someone who is having a better future. reka tubeho uyu munsi nk'umuntu ufite ejo hazaza heza. That's why the Bible says we will rejoice in our sufferings. niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo twishimire mu kubabara Not kwacu. because we don't feel the pain, atari uko duhura no kubabara kuko ngo twumve but akababaro, because we know that this pain will come to an end. ariko kubera ko tuzi ko aka kaga duhura nako kazagira iherezo. Usually when someone is facing some pain, maybe you have lost some loved one, iteka ryose iyo umuntu arimo kubabara kubera ko yapfushije uwo yakundaga, people encourage you by telling you, okay, today is bad, but tomorrow is going to be better. abantu baraza bakakubwira ngo ihangane uyu munsi ni bibi ariko ejo bizagenda neza. But sometimes people are just saying that for the sake, ariko hari igihe abantu baba babikubwira kugira ngo nyine bapfe guhumuriza, not knowing the tomorrow. batazi ejo hazaza kuntu Yes, I bizagenda. don't know what is going to happen tomorrow, yego ntabwo nzi bizamba hejuru, but I'm sure that I have a better end. ariko ndabizi ko nzasoza neza. One day pain will come to an end, umunsi umwe kubabara and kuzashira, suffering will come to an end. akaga kazashira, Pestilences will stop. ibiza bizashira. I will worship God forever, nzaramya Uwiteka and Imana I will iteka enjoy ryose, His presence. kandi nzanezerwa kubaho So kw'Imana. as we cross over to 2021, rero turimo kwitegura kwambuka kujya muri let's- 2021. let's cross over with that kind of hope. mureke twambukane n'ibyo byiringiro. Whether the vaccine is circulating to everyone, niba vaccine iri bugere kuri buri muntu wese, whether the pandemic stops or not stopping immediately, ikiza cyahagara kitahagarara, but we should rejoice for the fact that we have a hope for tomorrow. tunezerwe kuko ejo hacu hazaza ni A heza. hope that this will come to an end. ibyiringiro bitubwira ko umunsi umwe ibi byose A bizashira. hope that one day we will never see a pandemic. ibyiringiro bitubwira ko umunsi umwe tuzaba tutabona akaga kagwiriye isi. So Father, we thank you at this moment. data turagushimira We kano kanya, bless you for your love and patience, turagushimira urukundo rwawe no kwihangana, for your outstanding plan to set us free from the enmity of the evil one. kubera umugambi wawe udasanzwe wo kuducungura kuva mu rwango rw'umwanzi. The devil has inflicted much pain through the effects of sin. umwanzi yazanye akababaro kenshi bitewe n'ingaruka y'icyaha. We live in this world groaning because of the pain and suffering and injustices we see. tubayeho muri iyi si tubabara dutaka tureba ukuntu abantu barenganwa kubera ingaruka z'icyaha. But we know that one day all this will come to an end. ariko umwami turabizi ku munsi umwe ibi byose bizashira. There is no world ruler who will bring it to an end except Jesus Christ the Messiah. nta muyobozi w'isi uzabishiraho iherezo uretse umwami wacu Yesu Kristo, And that will be an eternal peace that we will enjoy forever. kandi ibyo tuzagira amahoro y'iteka ryose. Father, may this joy flood in our hearts and souls, mwami turasabye ngo aya mahoro atembere mu mitima yacu, that our hearts will keep on rejoicing and encouraging one another through 2020 and 2021. imitima yacu ikomeze kunezerwa dusubizanyamo n'imbaraga mu gihe twambuka tujya muri 2021, Because our hope is in you, kubera ko ibyiringiro byacu biri who muri has the wowe, power on history, ufite imbaraga z'amateka, who has even the power upon our end. kandi ni wowe ufite n'imbaraga ku maherezo We yacu. look unto you with gladness and expectation, ni we duhanze amaso dufite ibyiringiro ndetse
And we n'umunezero give you praise in Jesus' name we pray. turaguhimbaje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Amen. amen God bless you. imana ibahe umugisha